Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revival kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Imana kubw'umutima n'inyota iri kugenda ishyira mu buzima bwawe byo gukunda ijambo ry'Imana kandi no kuba umwigishwa w'ijambo ry'Imana. Ndakwibutsa rero ko muri iki cyumweru turi kureba ibigeragezo, turi kwiga ku bigeragezo ndetse dushaka kumenya uko umuntu akwiriye kubaho no kubana n'ibigeragezo. Kandi ndabizi ko mu buzima bwawe harimo byinshi cyane biri gutera intambara, kandi Yesu yarakubwiye ngo umuntu akiri mu isi afashe igihe mu ntambara. Rero mwene data, ndashaka kwibutsa ko ni ngombwa ko twumva ijambo ry'Imana. Ni ngombwa ko Imana muri byinshi biguca imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi ubayemo, Imana igutegurira ahantu h'umwihariko hagufasha kugenda wubakika mu bugingo bwawe, mu mwuka wawe. Impamvu rero ikomeye cyane y'uyu mwanya duhorana wa buri munsi, bingana n'igihe Imana yabihaye, tunyoterwa kandi tugira ishyaka ryo kumva ijambo ry'Imana, ryo kubana n'Imana mu ijambo ryayo. Nakubwiye ko hari ibigeragezo Satani ateza, nkubwira ko hari ibigeragezo biza gupima kwizera kwawe, nkubwira ko hari ibigeragezo biza kukweza, nkubwira ko hari ibigeragezo by'ibimenyetso by'ibihe, nkubwira ko hari n'ibigeragezo biterwa n'uburangare bwawe. Ariko uyu munsi nifuje kukubwira ibigeragezo biza bije kukweza, ibigeragezo biza bivuye ku Mana, bije mu buzima bwawe kugutunganya no kukweza. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23:8 hari ijambo rivuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, ngo nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ndashaka kwibutsa ko bimwe mu bintu Imana yashyize mu nshingano zayo harimo igitekerezo cyo kukwigisha. Yesu ashimwe cyane. Hari abakristo benshi dufite babaho ubuzima bwo gushaka kuvuka bagahita bakura, hanyuma bagatangira kubana n'Imana bayibwira ibyo bashaka ko ibakorera, ariko ntibafate igihe gihagije cyo kugendana no kubana n'Imana ku kigero nabo bamenye Imana n'ibyo ishaka by'umwihariko ko bayikorera. Rero mu bintu nakubwira bikomeye mu buzima bw'Imana, kuri wowe Imana ifite gahunda yo kukwigisha. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu atazi ko akeneye kwigishwa n'Imana, abaho ubuzima bwo gushaka kudiringa na serivisi z'ubumana, ariko ntago ashaka kwicara hasi ngo yumve inyigisho z'Imana. Mwene data, ndakwinginze cyane kugira ngo urebe neza niba igihe cyawe ndetse n'urugendo rwawe rwo gukizwa ujye ugira umwanya wo kwiga, ukumva Imana iri kukwigisha. Iki gihe niba utakigira, biragoye cyane ko watsinda ibigeragezo biri mu buzima bwawe by'ubwoko bwose. Kandi ikindi kintu, Imana iravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Ndashaka kubwira ko Imana ifite icyifuzo cyo kuyobora ubuzima bwawe, cyo kugendana nawe no kukwereka inzira ukwiye kunyuramo buri munsi. Kandi nivuga ngo Imana ifite iyi nyota, ifite iki cyifuzo, ntuze kugira ngo Imana irashaka kukwereka inzira, ikubwira inzira uzanyura, ngo nugera muri iyo nzira wijyane. Ndashaka ko Imana irashaka kuba muri detaye. Iyo tukoresha ijambo detaye, tuba tuvuze twa tuntu twose dutoya ujya usuzugura. Imana irashaka kutuzamo kugira ngo igendane nawe muri izo nzira, hanyuma ngo izakwigisha, ngo ikwereke inzira. No muri iyo nzira utuyira turimo izagenda ikwigisha uburyo ukwiriye kutunyuramo n'utwo udakwiriye kunyuramo. Yesu ashimwe cyane. Ariko isezerano ry'Imana rikomeye riravuze ngo nzakugira n'inama. Haleluya. Wari uzi ko kubera ko utari umwigishwa, kuko udakunda gufata igihe cyawe kinini wigishwa n'Imana, biragoye cyane ko mu buzima bwawe wumva inama y'Umwuka Wera mu mutima wawe. Kenshi ubwenge bwawe, inshuti, abantu n'isi na experience hari igihe ubyifashisha kugira ngo wumve inama. Ariko ndashaka kubwira ko hari conviction, hari igitekerezo kiremereye kandi cy'ubuzima muri wowe cy'Imana ijya ikoresha iguha inama. Ugira abajyanama, ugira n'inshuti, ariko ndashaka kubwira ngo Imana mu bintu yiyemeje gukora ku buzima bwawe harimo no kukugira inama. Hanyuma ijambo ry'Imana yavuze ngo ijisho ryanjye rero rizakugumaho. Uyu muntu wemera kwigishwa n'Imana, uyu muntu wemera kugenda mu nzira Imana ishaka, akemera inama z'Imana, hari isezerano rikomeye riri ku buzima bwe rivuga ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Uyu munsi rero ndashaka kwibutsa ko hari ibigeragezo Imana izana bije kweza umuntu wayo.
hari inzira Imana ishimira umuntu ko anyuramo, ari inzira zitaje kuremerera ubuzima bwawe, zije kukwigisha no kukweza nk'uko Imana ishaka. Ninde muntu rero ujya uhura n'ibi bigeragezo biri mu rukundo rw'Imana, biri mu ntego z'ubushake bw'Imana, hanyuma bikamwica, bikamubabaza, bikamukereza mu marangamutima ye, akagira umubabaro mwinshi ku buryo akomereka ku Mana? Ni umuntu wanze kwigishwa n'Uwiteka, ni umuntu wanze inzira z'Uwiteka, ni umuntu utagendana n'inama z'Uwiteka, kandi ni umuntu ujya mu muhanda utarimo ijisho ry'Imana. Mwene data, ndavuga ngo ubu buzima bwa Zaburi ya 23 iyo utabwemera ko bugufata, nta nubwo iki kigeragezo kiri mu bwoko bwo kukwezi iyo kije, ujye ucyemera ko gisohoza umurimo Imana yagitumye gukora mu buzima bwawe. Iyo rero utari muri ubu buzima bw'iri jambo, biragoye cyane ko wemerera Imana ikagukoraho uyu murimo ishaka kugukoraho wo kukweza. Kandi bimwe mu by'ijya yifashisha, ijya izana ikibazo kugira ngo ibone ko yeza ubugingo bwawe. Uti rero ni gute Imana ibikora? Hari mu butumwa bwizwe uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 15 umurongo wa 2, hari ijambo rivuga ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryaganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Nibyo nari kukubwira, udatewe muri iriya Zaburi ya 32 twavuze, biragoye cyane ko data azaga covering ubuzima bwawe, agakomeza kugenda kugwiza. Ijambo ryavuze ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto. Hari imbuto zituma umuntu yemera kwezwa n'Imana. Ruriya rubuto rwa mbere rwo kwemera kwigishwa n'Imana, urubuto rwo kwemera kugendera mu nzira Imana ishaka no kumva inama z'Imana, bituma ijisho ryayo rikubaho, ngo kandi kuko wowe ubwawe uguma muri we, ukomeza kugendera muri we, ngo azajya akwaganyaho amahage. Yesu ashimwe cyane. Azajya agenda agutunganya, akweza, agutunganya mu mwuka wawe, mu bwenge bwawe, ku mubiri wawe. Imana irashaka kuheza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu ngo birarindwe, ngo nibizabeho umugayo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko hari ibice bitatu Imana ishaka kweza mu buzima bwawe: umwuka, umubiri n'ubugingo. Ariko ndaguha urugero hano rw'umuntu Imana yejeje neza, iramutunganya, iramwubaka ku buryo yaviriyemo umumaro Imana n'itorero ry'Imana. Iyo urebye mu gitabo cye Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 9 umurongo wa 17, hari ijambo rivuga ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, Umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Haleluya. Uyu ni Pawulo rero, ubwo yabonekerwaga n'umucyo w'Imana, agakiza kaje ku buzima bwe, ngo Paul yari ari mu nzira y'I Damasiko agiye kurenganya itorero ry'Imana. Ariko nawe urukundo rw'Imana ruramusanga, rumugirira imbabazi, rumwibonamo ubuzima bwinshi cyane. Imana imutunguza umucyo w'ubugingo. Hanyuma rero ngo Paul, umucyo w'ubugingo waje ku buzima bwe, umucyo wa Kristo yahuye nawe, ngo wamuteye guhuma, ngo yikubise hasi ari kwishovari, hanyuma ngo amaso yarahuma. Iki ndakubwira ngo cyari ikigeragezo, kandi cyari ikibazo gikomeye mu buzima bwa Paul. Umugabo yabonaga, umugabo yari muzima, amaso ye nta kibazo afite, ariko umugabo amaso yarahumye kubera umucyo w'Imana. Ubuse si twavuga ko cyari ikigeragezo kandi, ariko ni ikigeragezo kije gutunganya ubugingo n'umwuka n'umubiri wa Paul. Yesu ashimwe cyane. Imana yemera kumuhumisha amaso kugira ngo irokore ubugingo bwe. Yesu ashimwe cyane. Imana yemera kumuteza icyago cyo kuba impumyi, abura ishusho y'ibigaragara mu isi y'ibigaragara, ariko kugira ngo ibashe kumuremera ishusho y'ibitagaragara mu isi y'umwuka. Haleluya. Aha dusomye rero ni umugabo witwa Ananiya. Imana yahagurukije iramubwira ngo mukozi wanjye, mugaragu wanjye, haguruka ugende maze urambikeho ibiganza Paul, umusengere ahumuke. Ikindi kintu cya kabiri nshaka gukora, ndashaka kumwuzuza umwuka wera. Urumva ko ibigeragezo bijya biza ku buzima bwawe bije kukweza, bije mu rukundo rw'Imana. Inyuma yabyo biba bihishwe n'izindi mpano zikomeye z'umwuka. Imana iravuga ngo musengere, kandi numara kumusengera unamusabire kuzura umwuka wera. Ikintu nshaka kukubwira, ibi bigeragezo biza bije kugufasha urugendo rwo kwezwa. Inyuma yabyo bihetse imbaraga zibasha kukwinjiza mu ikuzo ryawe. Yesu ashimwe cyane. Zihetse imbaraga zikugira umuntu udasanzwe. Haleluya. Bihetse imbaraga n'imigisha ituma uba umuntu wagutse mu mwuka no mu gakiza muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubwira ko hari ibigerageza Imana igizana
utakoze ibyaha, uri mu ishyaka ryo gusenga, uri mu ishyaka ryo gukunda kwezwa rwose, ariko Imana ikagenda ibyongeraho kugira ngo bibe umufasha mwiza ufasha ubuzima bwawe kwihutira gusa nk'uko Imana ishaka kusa muri Kristo Yesu. Rero ndashaka kugusabira ngo ntiwigirire nabi, ahubwo ukeneye kongera kubaza uyu mujyanama witwa Umwuka Wera aho uri. Ushobora kumbaza ngo ese ngo namenya gute ngo niba ibigeragezo byaraje kumfasha kwezwa cyangwa se ari ibigeragezo Satani yazanye? Ndashaka kuvuga ngo ibigeragezo biza kugufasha kubaho ubuzima bwo kwezwa. Mwene data, twasomye ijambo muri Zaburi riratubwira ngo nzakwigisha. Biragoye cyane umuntu utari umwigishwa, umuntu utagira ishyaka ryo kwicara ngo abe umwigishwa w'Imana, abe umwigishwa w'ijambo ry'Imana. Biragoye cyane nyine ko ibi bintu bitandukanye. Kandi ngo nzakwereka inzira unyura. Umuntu uhora arema inzira ze mu byo akora bya buri munsi, uyu muntu nyine araza kubwire ngo ngiye byarancanze, ngo sinzi niba ari iby'Imana cyangwa ari ibyanjye. Ariko ntabwo byapfiriye ku bigeragezo biri mu buzima bwawe, byapfiriye ko wasitaye kuri iri jambo. Ntabwo ukunda kwigishwa, nta nubwo ukunda kumva inzira Imana ishaka. Hanyuma ijambo riravuga nzakugira inama. Nta nama z'Imana ugira, nta gitekerezo cy'umwuka ugira mu buzima bwawe wowe, ahubwo rero dore ikiri kukubaho. Hari ibigeragezo twavuze bizanwa n'uburangare tugira, ahubwo ushobora kwisanga uri mu mworera, uri mu gikombe cy'ibigeragezo byaje kubera ko uri indangare. Uburangare bwawe bukagukiza, bukagushyira mu gihe uri kurwana n'ibintu kandi bitavuye ku Mana, bivuye mu ntege nke zawe. Unyemerere iki cyumweru dukomeze turebane ibi bintu ndabizi ko Imana ibizanye hari icyo ishaka kubikoresha mu bugingo bwawe. Kandi mwene data, ndagira ngo nkwibutse, nushaka kumenya neza ko uhagaze mu nzira ijya mu ijuru, uzaba umukunzi w'ijambo ry'Imana. Uzakomeza kandi kumva ibintu byubaka ubugingo bwawe, byubaka ubuzima bwawe na Kristo, byubaka ubusabane bwawe na Kristo. Ndashaka kukubwira kandi no kukumara impungenge, nkubwire ngo ijambo ry'Imana rirakubwira ngo nshaka mbere, shaka ubwami bwanjye mbere, ibindi byose bizaza bigukurikiye. Ndashaka kuvuga ngo uzihangane, igihe Imana iri kudutegurira ibintu bituma tuyegera cyane kandi twezwa, bishobora kuba bihiye amarangamutima yacu. Tuzihangane tubinywe nk'umuti, ahari nibwo buryo bwonyine buzagufasha gusingira icyubahiro Imana iri kugutegurira muri Kristo Yesu. Imana iguha umugisha. Rero ndakwifuriza ngo ibigerageza Imana yazanye mu buzima bwawe, ukavugana n'Umwuka Wera, ukamenya neza ko ari ibigeragezo byaje kugufasha gusa n'Imana. Ibyo bigeragezo ubishimira Imana. Ngo mwene data, ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, niko Yakobo yatubwiye. Ibi bigeragezo rero ubyishimire kandi urushaho gufungura umutima wawe kugira ngo umurimo Imana ishaka gukora mu bugingo bwawe ujye mbere. Imana iguha umugisha. Nakagaruka ijambo ry'Imana ku munsi w'ejo dukomeza kurebana n'ubundi bwoko bw'ibigeragezo Imana ishaka ko tumenya kandi ishaka ko bigira umurimo yabitumye gukora mu buzima bwacu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uyu munsi ugira umunsi mwiza, umugisha w'Imana ube mu byo ukora, imbaraga z'Imana zikugendeho, zikugendemo, zigukingire ibiteye ubwoba byose, imbaraga zose zikurwanya kugira zigukure mu bushake bw'Imana tuzikandagiriye munsi y'ubutware bw'imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Amen.